mbere yuko tubyibuka hari akaririmbo nshaka kuririmbira sheri wanjye kavuga ngo simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza wo mu nzozi zanjye za kumanywa kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nagupenda morning to night my desire you reason to live darling I have a malaika 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 arakantu menya ntabwo nahise ikaze kuririmba icyo gusetsa. Okay, thank you so much. Bakubyumva ko ntari akamarayika 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 mbese akamarayika agakomeza akaba akamarayika. Yego. Wow. Christine wabyumvishije gute indirimbo nta ni gukoze? Ndagukunda mbe ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo muva naguhobera gusa ngatuza abantu tutifitiye icyizere rero Muyambi. ayiwe Wow. Mureka banza shirimo muzirashize nayishyire tuzi tekanye none ndagukunda mutera imitoma ikuvuye ku mutima kuri uyu munsi. yarikundaga cyane yashakaga mwitaho wenyine. ntabwo nikundaga nawe naragukundaga abaramundaga ariko ukanikunda cyane. Tubwiye yarakererewe ku murenge yarakerewe kugeza ubwo muhamagaye numva no kumuhamagara biranze. Noneho ikintu cyamukereje ntiwambaza ngo ni igiki nacyo tubaza kukigeraho. naribujije abandi binjiye muri sare kandi ndi mu bantu batatu ba mbere bageze ku murenge. ndibaza umuntu ntaragera kandi saba batubwira twari kumwe buri kimwe cyose yari akizi. ntangira nyine kwibaza niyo mpamvu yabiteye se n'iki cyabaye gusa nta bwoba mfite bwo kuvuga ngo aranyonze n'ibiki ahubwo kajya kumva umuntu araje ngo Edis umusheri wawe mubuze ngo ubu wasanga yabivuyeho. muri salo rero niho natindiye narahageze muri salo de coiffure. Yego nagiye ngiye gusokoresha. Ni gute wagiye muri salo de coiffure kandi amasaha yo gusezeranwa yageze? Ariko turumva yari kubara akavuga ati umuntu hagutse Nyamata suppose ko yari moto barahagendewe n'iminota 20 akampamagara nyuma y'iyo minota kuki nta n'iminota 5 yacagamo ati ntiyari afite ubwoba bw'uko namubenze. wari ubufite hoya tureke ibyo wowe yashiramo iyo minota yashira uzi ko uri kuri puresha yuko bashobora kugusubikira umunsi. kubera ubwoba bw'uko wabenzwe umva shari wanjye kubera ubwoba bw'uko wabenzwe niyo mpamvu nta bwoba nari mfite. ninde wabyishe muri rya jambo? niwe yasubiyemo impamvu yo kubyica ni inyuguti nishe yasubiyemo byagenze gute? haranditswe ngo impamvu haranditswe ngo uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ukavuga abitegeka. Oya naravuze ngo ibiteganya niyo ntashyizemo niko kantu konyine amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ngo ibitegeka. basubiyemo kangahe? birimo ni nka 3 ndabivuga ni 3. njyewe haba impano
maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko wowe Christine tuzabeho umbere umugore. Tangira hejuru. Njyewe Habimana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Christine tuzabeho umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ibiteganya. Tangira. Abiteganya. Aya mazina yombi afite izina rimwe. Njyewe Habimana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Christine tuzabeho umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Christine tuzabeho maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Habimana umbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Icyo nzi cyo nagukunda, genda gukunda yo narashize. Mbifurize kugira ibihe byiza, mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Be Right TV. Njye muri kumwe ni Jack Domo ibisanzwe. Wowe ubona ubuzima butagenda neza none bucya bucyana ayandi. Kuvuga ngo iri joro wararurira ariko bwacya mu gitondo ugaseka, impundu zikavuga. Ushobora kwirirwa muri struggle nyinshi, mu bibazo bitandukanye, ariko bukira wumvishije inkuru nziza. Rero uri mu makuba, mu byago, igihe cy'amakuba ntikikakwibagishije ko hari igihe bwigeze kwira nta makuba uhuye nayo. Ubwo rero nabwiraga nti uhuye n'ibigeragezo ajya yibuka ko Imana iriho. Nuvuga ngo ikindi murabona imbere yacu dufite abantu beza cyane, basa neza, couple nziza cyane. Ariko mbere ko twinjira kuri iyi couple, reka mbe nababwira umuntu ushobora kuba udukurikiye ari umunyempano, umuhanzi, cyangwa se n'umuyobozi wa korali, cyangwa se n'umuririmbyi muri korali, mufite gahunda yo gukora indirimbo, munyandikire kuri iyo nimero muruza aho ngaho. Mbafite studio nziza. Igihe kigeretse kuri icyo nuko muri iyi sama mbafite discount ku bintu byose, ndetse n'abantu bifuza kwiga music production ndetse na video production, munyandikire kuri iyo nimero iranga kuri screen, ubundi mbafashe uburyo mushobora kuzavamo abaproducer beza mu gihe kiri imbere, ndetse n'abantu bifuza kwiga gukora coffee cyangwa se gutunganya ikinyobwa cy'ikawa, gutunganya ikawa muri rusange. Namwe iyo nimero iranga kuri screen mushobora kuyinyuraho mukaza muri Rukaza Coffee cyangwa se Rukaza Cafe muri French. Bashobora kuba bakwigisha mbese barakwigisha. Ni umwarimu mwiza cyane w'inzobere wakuye ubumenyi muri Turukiya, buzana kubusangiza abanyarwanda. Abantu benshi
batunganya kofi cyangwa se bakora kofi banyuze muri iri shuri. Bano mugenda mubona mu mujyi, mugenda mubona mu birori bigiye bitandukanye, banyuze muri iri shuri kandi barabigishije, barafata neza. Namwe muzaze tuzabafasha nta kibazo. Ubu se ikindi kintu kandi nari nibagiye kubwira ko byose kose hari abantu b'abagabo cyangwa se ababyeyi bari gukurikirana iki kiganiro. Hari ukuntu uba usanga mwubatse urugo kandi urugo rushingiye ku mabanga y'abashakanye. Uramutse hari ukuntu ubona amabanga y'urugo atagenda neza cyane, cyangwa se bimwe mu bikorwa remezo biherwaho cyangwa se ibikorwa by'imbaraga byifashishwa mu kubaka urugo, cyane cyane mu cyumba cy'abashakanye, harimo ibitagenda neza, hamagara iyo nimero. Hari ubundi bujyanama cyangwa se hari uburyo ushobora kuba wafashwamo byihuse cyangwa se byimbitse biri hejuru. Reka ngaruke noneho. Hello. Hi. Murasa neza cyane, murasekera rimwe neza ukatubona neza, mwamaje kuba umwe neza burundu, ntawabatandukanye. murakoze. Iyi couple rero murabona basubiriza rimwe, bariganyana, mwakoze repetisiyo. nuko turi abatange twize, turi abatange twize. Ako kantu murabona rero iyi couple ni nziza cyane, irashimishije. Muri mwebwe ninde mukumbona mwese mutuje, ninde muntu ujya ucokoza undi bwa mbere? Ego pe ntabwo abeshye. Ntabwo abeshye. Niwe ngo umufasha wawe niwe ugucokoza bwa mbere? Bafite akavuyo. Nawe ntabwo ari akavuyo kawe wimbeshe. Ni akavuyo ariko katagize icyo kabangamiye. Yego. Noneho ngira ngo mwatangira musoza abantu bacu badukurikiye, ubundi mukabibwira babonye bwa mbere ariko ntabwo baramenya ngo muri bantu. Yego. Turabasoje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Njye uri imbere yabo uri kuri iyi kamera nitwa Habimpanireza. Uyu akaba sheri wanjye, nawe yakivuga. Ni sheri gusa? Ni umudamu wanjye. Ni umudamu, ni byose byanjye. Mu yandi magambo ni umutarutwa muri bose. Wow. Ntiwabikomera amashyira. Murakoze cyane. Njye mwumva nitwa Christine Tuzabeho. Nkaba uyu ari umutware wanjye. Ariko hagati aho nkaba ndi no mu byishimo by'igihe tumaze dushinze urugo. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Uri mu byishimo by'igihe mumaze mushinze urugo. None bivuze ngo kuva mwashyingirwa wagumye mu byishimo ntabwo urabiva? Yes, ubu ngubu ndacyabirimo. N'uyu munsi w'itariki 26 nibwo mfunze umwaka mvuye mu cyiciro kimwe njya mu kindi. Wow. Nibyo kwishimirwa. Ni ngombwa uyu munsi ni isabukuru y'urugo rwanyu. Yego. Ubundi mu yandi magambo, ejo bundi Rayon Sport yarakinnye, yagize umunsi mukuru bawita Rayon Day. Noneho uyu munsi ni Elize Day. Wow. Elize Day uyu munsi cyangwa se tukawita ES Day. ES Day. ES Day. Bisobanuye Elize Christine Day. ES Day. Niyo uyu munsi turi kuri ES Day. Wow. Urabona rero bafite udushya twinshi kuri uyu munsi wa Elize Day. Ni uduki muri kwibuka dushya cyangwa se wa ES Day? Mbere y'uko tubyibuka, hari akaririmbo nshaka kuririmbira sheri wanjye kavuga ngo simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, wo mu nzozi zanjye za kumanywa,
kuko nibanira Yafashijwe. n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nagupenda morning to night my desire you reason to live darling I have a malaika 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 Malaika. hari akantu umenya ntabwo nari nzi ko azi kuririmba ikigusetsa. Okay, thank you so much. so rero ibi ni akamarayika kandi keza gashimishije kazakugira uwumva mvuze akamarayika kumva ko ari akantu gatoya mu buryo buri spirituel cyangwa mu buryo buri mu rukundo yego ni njyewe njyenyine ushobora kubyumva ukuntu hari akamarayika 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 mbese akamarayika agakomeza akaba akamarayika yego wow Christine wabyumvishije gute iyi ndirimbo nta hantu igukoze Imaze ku mutima. Icyambere numvise cyo kinantunguye. Ntabwo nanditse ko umugabo wanjye agira ijwi ryiza gutya. Utajyaga undirimbira. ni ubwa mbere akuririmba Nyine yandirimbiraga ariko nimba ari uyu munsi wenda uri kubitera numvise yashyizemo ijwi ritandukanye n'iryo najyaga numva. yego Aririmbiye nimba ari hejuru sinzi ukuntu nabyita. ndamuvugisha cyangwa ni S-Day EC yego ndakitekereza mu kinyarwanda ihinduka urumva reka tubyite S-Day mu rwego rwo kuvuga ngo Elize Yeah. no Yes. S-Day Elize Christine ya iyo ni umunsi wacu mu yandi magambo ku bantu batabasha kumva ibyo bintu niyo hazi iki nta cyahindura ko uyu munsi ari wacu kubera iki ku bantu badusapotinze kugira twubake ubuzima turimo ubu ngubu uyu ni umugore nkaba umugabo ni byose byanjye abantu badufashije guturuka ku ntangiriro kugeza uyu munsi kamibwira isi yose Imana ibaha umugisha Haleluya. wow Ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha bageze neza kwitanga ibirenze ibyo Imana ijya igenda yagura imirimo y'amaboko yabo ko bukeye nuko bwije yego Imana ibaha umugisha kuko barawubasabiye ariko nanjye reka mushimangire Imana ibaha umugisha Imana ibaha Ubaye umugisha. yego Christine rero hari utuntu abitse tw'urwibutso uyu munsi wibuka heza mbwira akantu kakubaye ukavuga ati kaka kantu kabisa Kabi keza. uko kaba kameze kose kabe keza ariko hari ukuntu umugeni iyo ari mu bukwe uba usanga abantu mu bo yitegereza hari abareba bakavuga ati nturiya Tumuriye ya. wowe ntabwo byigeze bikubaho Bo aya abantu benshi baje nari mbiteze. Ahubwo wenda harimo n'abandi batabashije kuboneka ariko abenshi nari mbiteze. Ahubwo akantu kabaye nk'akanjagaraza yari yataye ururabo yagombaga kunywa. ndifuza rero ndabona rero muri couple kandi nziza ibereye urugo tugiye kwinjira ko byose kose mu nzira y'urukundo nta bantu bakundana gutyo noneho tugiye kwinjira hagati yanyu mwembi ninde muntu wabonye undi bwa mbere amaso ku maso amaso ku maso Kabonaniye mucyo. turi mu rukundo cyangwa urumva tutaratanga ko wamubonye kose upfa ko waramubonye bwa mbere njyewe namubonye bwa mbere tutarangana wamumenye utereye uburyo namumenye ubundi yari inshuti n'umwana wa kwa Grand Frere witwa Chanceline
noneho akajya aza mu rugo bagakina, akenshi iyo yazaga kwa garafurere yasangaga ndyamye. Ubwo kwaba ari no kunsuhuza akansanga ku gitanda aho ndyamye, we nta nubwo sintekereza ko yari azi n'isura yanjye. igitanda cyabaga muri salo. Igitanda cyabaga muri salo, yarazaga akampa umukono agasubira hanze gukina na bagenzi be. Bibayeho gutyo muzi we atanzi ibintu nyine, aza kugera igihe mera nk'umuntu utakinibuka ko ari nanjye, mera nk'umuntu utameze nk'aho mpari. Birangiye inzu i Kigali, nje Kigali kuhakorera. ese buriya kiriya gihe warankundaga we? Nanone ku mubose nkorera ubu ngubu niho narindi icyo gihe. Nza guhamagara Chanceline ndamubaza ese umuntu uyu n'uyu amakuru ye. Chanceline arambwira ati jya numva ngo abe i Kigali, ahagana hese simbizi, nka nimero ye arayimpa. Mu kuyimpa ndabimenye, ishatsi yantanzemo pasi azambona. Mu kuyimpa nimero nayimaranye hafi amezi 2 nimba atari ukwezi n'igice, nitonze ntaramuhamagara. Ariko muri iyo minsi nari mfite undi mukobwa dukundana. Nyuma rero uwo mukobwa twapfuye mesaje, mwandikiye mesaje isanzwe atari n'iyambonanye muri telefone, yari ngiye imwandikiye. Mu gushwana mbona nyine ko adashobora, ko ari wa muntu adashobora kwinginga ngo bikunde, ndamureka. Nibwo nahagiye ntahamagara muri uko kwezi n'igice ntunze nimero ye, nibwo nagiye ntahamagara bitesa amakuru meza. Umeze neza? Yego. Ndamubaza ese uranzi wapi? Ngerageza kumwibwira, avuga ati ntabwo nkwibuka, uribuka ko nazaga uryamye, sinzi nimba nkuzi. Ubwo naho natangiriye ibintu byo gutereta. Hashize nk'ukwezi tuvugana, niho twapanze ibintu byo guhura. Ava mu rugo aho yari ari ino hirya, abwira umumama waho ko agiye gusura mukuru we. Tageti no kugira ngo aze kondera. Aramuneje karabaye. Umukozi akundeba yaviramo ibatsinda, natahaga Kibagabaga. Kugira tubonane batsinda byahoje nuko ariho niyogosheshereza nje kwiyogoshesha. Noneho arambwira ndi hano na hano. Nahuriye twahuriye kuri gare y'Ibatsinda ariho ahagaze. Nanjye mvuye kwiyogoshesha. Bihuza nuko nazanye urufunguzo rukenewe mu rugo rwo ku cyumba cy'umukoresha wanjye. Arambwira turiye ko ajyanye urufunguzo, tako dutega moto turajyana, agarukira hirya hagati, banza ataranabonye n'umuryango ninjiramo, ntabwo yinjiyemo. Garukira hirya hagati, ngenda ntanga urufunguzo ndangije maze ndamusubiza. Tutaragera kure, mbere yuko tuduhura, naramubwiye ko nsigaye ko numva ngo ukunda se, mfite umugabo. Nta kibazo tuba inshuti. yakubwiye yuko afite umugabo? Yego, nta kibazo, reka tube inshuti tujye twiganira, nta kibazo. Nageraga n'ubu ndacyawugira, nakundaga guhamagara mubaza wariye, waryamye, ibintu nk'ibyo. Nkamuhamagara mubaza se uryama ryari, akambwira isaha. Byaba ngombwa ko navuye mu kazi ntinze, ngatinda kumuhamagara nyuma yaho, kambera umwana mwiza akanyitaho. Ngo biratinda nyine tuza guhora gutyo, muherekeje tugeze turenze ahantu bita ku Mavaze, dutangiye kuzamuka tujya kwa muganga Kibagabaga.
niho abantu batonyeze mushanga urukundo rwanyu ni rwiza kandi ubwo byari bigitangira ngo muri kupuri ryose n'ubu igitepe kimwe kiravuga ngo Mana wamuntijeho se nanjye tugakundana mubwira ati ntabwo bishoboka ubwo ngubwo uwo icyo munsi gitipe wumvishije oya nta kibazo nabigizeho kubera yuko ni ibintu hari bivugiye biri aho nta naho bari buhurire cyane ko niwe nta cyizere yakigirira rega ko urwo rukundo yarutsindiye. ikindi umuntu wari umaze kukubwira ngo ufite umugabo si ibyo ko ntari nabyemeye namaje si umugabo murabana ngo oya ntitubana ariko turategura kuzabana nuko nguko noneho ese rero wowe wumvaga nta kibazo ufite cyo kuvugana n'umuntu cyane ubizi neza ko afite umugabo? nuko numvaga ari puranka ntabwo byari byo njye nari mbizi ntabwo iryo kosa ryo kuba hari ikintu yakoze Chanceline ntakimenye ntabwo byari wowe. Chanceline yaguhaga amakuru buri kimwe cyose yamvagamo Chanceline yamvagamo buri kimwe cyose noneho nyuma mva kumuherekeza ageze mu rugo ese wasanze waronse ubwo ati nabonye isura atari ubwa mbere nyibonye ariko sinibukaga ko ari wowe ati ngewe rero nari nkozi ubwo bikomerezaho buri kwezi twarasohokaga. buri kwezi waramusohokanaga ubizi neza ko afite umugabo kandi ntawe yari yamaze kuza yinjira mu rukundo nubwo byari bitaraba neza ariko yari ntawe yego tugasohoka hakaba hari ubwo numva mukumbiye pe kandi nta bintu by'uburyarya nkamubwira ati dusohoke ukwezi kumwe tubonanye ushaka dusohoke gute basi nshaka kukubona ukumva nabyo nyine. hari n'iyo wamusohokanaga mu kwezi nka kabiri cyangwa gatatu ntabwo yari bubikunde ariko ngiye iyo berite naremba nyifite ntabwo yari bubikunde bitewe n'uko kugira ave mu rugo aho yabaga byasabaga gusaba mama waho uruhushya kandi ari njye wamuhamagaye ubwo rero iyo nabipangaga byansabaga gutegereza ukwezi cyangwa harengaho iminsi kugira ngo mbone uko nsaba uruhushya bakabanza kumbaza ngo ese murasohokera ese muratandukana sanga ibintu nk'ibyo kandi byose ukabibonera igisubizo ngatanga ripoti hari ikintu bameraga nk'uri gusaba umwana nk'uri gusaba ababyeyi uruhushya kugira baguhe umwana hari ikintu umuntu akora ntamenye ko kirimo kumurinda kandi kinamurindira muri uko gusaba uruhushya ntabwo ari buze gukora ikosa nyuma yaho muvuge ngo aje kundeba ntasabye uruhushya nta n'ahandi yari bubone aze kugera aze kuvuga ngo aragiye abazi ko atari njye twaje guhura ubwo iyo bibaye byabaye byanze bikunze bari kumpamagara bari kumbaza ngo gute mwapanze gusa kutambira urumve nawe nta yindi fagiteri yari afite yo kuza kuvuga ngo nagiye gusohokana na Eliza ntabwo byari bukunde. Yego noneho reka tugaruke ku ruhande rwa Christine ari wowe na Elize umutware wawe ninde mukuru? niwe akurusha imyaka ingana? 6. imyaka 6. none se aho hantu kwa Chanceline muraziranye? Chanceline yari inshuti yanjye twaramwiganye muri turokome ni umwana nyine twamenyaniye ku ishuri ariko biza kuba ngombwa ko tunahuza imiryango kuko ababyeyi bacu bamenyanye ku bwacu twabaye inshuti turakundana akageza mu rugo kenshi nanjye nkajya iwabo kenshi ari naho namenyaniye n'uyu kuko nk'uko yabivuze najyagayo ngasanga umuntu arabyaye ese umuntu wari uryamye hano muri salo ufite ikihe kibazo Chanceline ati ni papa mutoya ubwo tukigira mu byacu tugakina tukiga ubundi nkitahira rero nk'uko abivuze mu kumenyana yampamagaye anyibwira anyibutsa na ya shusho iyo nasangaga muri salo buri gihe yego numva iyo shusho ndayibuka ariko isura ndayibagirwa pe
nk'uko yabivuze rero nabanaga n'umumama, iyo mumama ivanamo umubyeyi mwiza cyane ndamushimira. Ubwo ntangira gupanga kugira ngo ndamubonane n'uyu gusura mukuru wanjye utuye i Kigali. yego Nanga ariko mfite umuvandimwe utuye i Kigali najya kumusura wamagaho. Urumva se nakubwira ngo ngiye guhura n'umusore ngabyumvise nawe iryo kosa urabizi ntiwarikora. yego Ubwo agahushya arakama nyine ndanagenda ngera kwa mukuru wanjye ariko atageti ari iyi tageti yari iyi ngiyi rushya nawe ndagenda ndabasura. Nyuma nyine nabo baransezerera bamerekeje. Ubwo basubije amaso inyuma nanjye nkanda telefone ati uri hehe ndaha naha ngewe ati tega unsanga aha nyine ndagenda ariko numvaga nyine ntamwibuka pe ariko yari umuntu ufite amagambo akarishye yari afite imitoma. Ubwo no kugira mpange guhura nawe nta magambo ntoraga numva mu matwi yanjye. Yaravugaga ati ariko urabizi ko yatangiye kumbwira ati urabizi ko uri umugore wanjye singiye ndi umugore wawe gute. Umuntu ko yifitiye icyizere cyane uwo ni umutoma wa mbere ati rwose niwe mugore wanjye nta wundi mugore nshaka. Nkumva ari seri yarabihamya ariko ngiye nkabona simuzi nawe ikibazo cy'imyaka ishize ni myinshi atanzi. Umuntu ashingira ku cyavuga ko ndi umugore we ariko umuntu wazamunyerwa nta magambo rwose aryohereye ni nk'ayo magambo asize umunyu yandi yakubwiye. Ko mana yanjye icyambere cyo iyo yabyukaga mbere yo kujya ku kazi yarabanzaga akampamagara waraye ute waramutse ute uri kwiyumva ute ese uyu munsi ufite gahunda ki birebwe neza ndagukunda ati ndumva tuzabana mu bihe biri imbere ndumva ari wowe nifuza. Kandi ubwo ngubwo ni kuri telefone sindamenya ibyo ari byo urumva ngira amatsiko nyine yo kumumenya. Ubwo naramubwiye nyine yakimpamagara arambwira ati njye mfite umugabo kuko urumva umuntu utazi ntabwo ahita umwereka ko nyine uri aho wenyine. Ntabwo ati njye mfite umugabo arambwira ati nta kibazo twibera inshuti ariko muri bwa bushuti akirengagiza ko namubwiye ko mfite umugabo akambwira amagambo ari gutereta ndagukunda pe n'umutima wanjye wose narakwishimiye ati nta n'undi mukobwa ndabona ku isi usa nawe. Ko afite amagambo ntamuzi vipi ko gupanga nyine rero guhura nawe kugira murebe mbona abantu nari mpagaze ndumva ariyo wambonye mbere kuko urumva njye sinari muzi ntabwo ati nambaye gutya na gutya ati nayo nambaye gutya turahura rebye mbona iyo sura rwose irabizi nawe umuntu avuye mu cyaro byanga bikunze arahinduka. Mbona nyizi kera ariko nkabona yabaye umuntu mukuru yarakuze. Ni iki cyagutunguye kuri we ukimara kumubona bwa mbere? Nkimara kumubona bwa mbere ikintu cyantunguye ariko ntumubite ikintu cyantunguye yari afite ijwi ryiza kuri telefone bitandukanye n'uko yari n'uburakari urumva yari mutoya yarananutse ubu urabona naramwondoye yarabyibushye nyine ndamwitayeho arasa neza yaburaga njyewe yaburaga icyuzuzo icyo gihe yari muto cyane muto ariko afite ijwi ribyibushye ryiza pe yaravugaga ijwi rikankurura ntarabona umuntu. Ubwo se umuntu tujya tuvugana kuri telefone ariko nyine ndiyijisha hagati ntabwo ari we to nyine mbere aho ntangira no kumwanga. Ukimubona wahise umwanga kandi wabanje kumukunda? Nari narakunze ukuntu avuga ukuntu aganira ukuntu nyine ari romantike ndabikunda pe ariko mubonye ndamwanga mubonye naranganze. Waje kujya kugira agatima ko kumukunda bitewe n'iki? Icyatumye nza kumukunda ni birebire pe mu rugendo rwabaye rurerure. Tubwire wenda andi mpamvu imwe. Impamvu yatumye mukunda yari wa muntu utagira imico mibi nk'uko yabivuze. Akenshi iyo yashakaga guhura nanjye yanyuraga ku mubyeyi wanjye wanderaga icyo gihe ariwe mama Ivana nakubwiraga. Yari wa musore muzahura aho muhuriye hose habe ku manywa habe nijoro habe hihishe habe hagaragara nta ngeso n'imwe wamubonamo. Icyo nicyo cyankuriye kumukunda rero. Rero nyine twarahuraga nkumva narafite rwose umuntu ngiye kureba ariko tugatandukana rwose amahoro twaganiriye tukarya tukinywera tukitahira atanagufata gutya ku rutugu w'abandi. Nicyo kintu cyankuriye kuri we
ubwo urumva nubwo bimeze bityo najyaga no mu zindi nkundo kandi mbizi neza ko mufite ahari ubwo nkagenda najya mu rukundo n'undi nkarubabariramo asanga niba abasore bafite ingeso nanjye ubwanjye ndakunze tugatandukana nyamara muri kwa kubabara wa wundi nabuze ntabishakaga ariko kubw'imico yiwe yananiye nakumva mbabaye nkibuka ko ahari avuga ariko ubundi bahamagarize ubu ngubu sinarara ameze neza namuhamagara nawe akanyakira na yombi nishimiye kuba umpamagaye hari nubwo namubabazaga pe nkamurakaza nk'icyumweru kigashyira ntamwitaba numva nyine ntamushaka icyumweru cyashiraga mutavuganye nyine yarampamagaraga nkamukupa rimwe na rimwe ati ndahuze uretse umpamagare mu kanya iminota muhaye yashyira ko ntiyarambirwaga uw'abandi ntabwo ajya arambirwa ko umureba uku ni Rwiziringa nkamukupa n'uyu nguyu pe nkakupa telefone akandika ugakandika mesaje ati basi nizere ko umeze neza gira umunsi mwiza wow ngo reka dukomeze noneho twinjira mu kiganiro cyacu ese byarakoroheye kumuporopoza kumubwira ngo mubane ko mwabana urumva igihe cy'urukundo ariko mutari mwashyiraho gahunda cyangwa se umurongo nyirizina w'umubano wanjye urumve kugira ngo mubwire ngo tubane ubundi twatangiye ntangira kumubwira ngo dukundane numvaga nta mwaka umwe mfite wo kuba tutari abana kubera iki kubera ko guturuka za 2016 numvaga bizagera 2020 mfite umugore ariko hagenda habamo impinduka birangira rero nisanze harenze bibaze ko namuporopoje tukamara igihe kingana n'umwaka nta musaza urajya iwabo cyangwa se tutaravuga ngo bigende gutya gusa naramuporopoje nabikoze ku buryo butunguranye nawe ubwo atabizi bw'uko muri iyo minsi twari tumaze iminsi dushwana urebye twashwanishwaga n'iki n'ibintu bitanafite ireme nta kindi kintu kirenze kindi uretse kumubwira ngo sinshaka uzajya utaye sayizi n'izi ugomba kwitaba telefone igihe iki n'iki ibintu nk'ibyo noneho rimwe na rimwe akabaho ko ataye isaha byatewe n'akazi isaha irenga byatewe n'akazi njye rero ntabwo nabishakaga nashaka n'ubu ngubu iyo byabayeho dushobora guserera ariko bitagiye kure ku buryo twakwiteza nawe ushaka ko ataha amasaha akuze yego ibyo turase ku ntego rero waje kumubwira ute ko uri tayari yo kuba mwabana naramuporopoje mu kumuporopoza wamuporopoje muzenzi twari twapanze gahunda yo guhora tukaganira ku bibazo bihari kugira ngo menye ikintu akeneye kugira ngo twiyunge cyangwa se n'ibyanga tureka twari twashwanye dupfuye ibyo bintu byo gutaha amasaha akereweho no kutitaba telefone no kutitaba telefone ariko tubipanga turavuga ngo duhure aho dusanzwe duhurira tuvuge ku bibazo byacu n'ibikunda bikemuke n'ibyanga ubwo nyine turekane ariko bihuza n'umunsi nabipanze ko ari umunsi ngira uti ndibuze kumuporoporeza muhariya mu kiriya cyumba cyari hepfo niho poropoze yabereye niho yabereye gusa nyine n'uwo munsi aniveriseri ye yari yabaye yego umunsi wa poropozo niwo munsi mwari mugomba kwiyunga
mu mwaka utandukanye ya na anniversary. na aniveriseri yiwe yari ihari ariko iyo aniveriseri si y'igihe yari amaze ahubwo ni igihe twari tumaranye mu rukundo. ndakeka yari aniveriseri y'imyaka isibirira tumaranye mu rukundo. Mwaterekanye imyaka 2 mutarabana. ya kumva ukuntu yanyerereje kandi naraje mu rukundo mubwira ngo ni umwaka umwe mfite. Uri tayari? ya ntabwo uzi akantu kamashagaga ati nta gahunda mfite yo gutinda mu rukundo ahubwo nshaka gutindana nawe imyaka 2 ishira utaranjyana. numva ku kantu yankoreye ibyo byamfashije kwiga. yari ari kunyiga akajya ubu ngubu nta kosa yakora ngo imbabaze kubwo kwese narayamenye. mbo ibyo ngibyo usanga harya n'indi wari waje utari uzi mu bagombaga kuza. Chanceline na Karema yavuye mu rugo utazi ko yaje n'abandi benshi ba Silvani sinzi nimba yateze agashya yankoreye. urumva twari ariko mu rugo ni Cyangugu. Ni Cyangugu ni aho avuka nyine mu rugo mwese. twese ni Ndibuka ko Cyangugu. twataye ubukwe Twese ni Cyangugu. Cyangugu. Bose bavuye Rusizi ni Nyamasheke. uretse Chanceline wateze abandi bari barimo. Bari basanzwe barimo. yego Chanceline yavuye Nyamasheke yego nk'umuhuza. aricyo kintu kimuzanye rwose nta n'indi mpamvu yindi azamuka. abwira ati rero Chanceline mfite igikorwa iki n'iki uzaze. Chanceline aratega araza kubw'uko yaje mbura n'umwanya wo kujya kumufata. ugeze Nyabugogo mu masaa 4 nagiye kumufata mu gitondo nka saa 10 gutyo. birangiye ubwo ngubwo ntegura ibintu byose ibintu bigira ute biraba. araza asanga amutegereje hara hepfo hamwe mwasanzemo hasi kuri uriya muhanda ku muhanda. noneho rero mufata ukuboko turinjira turazamuka mu kugera hano nsanga hahiye. ariko gato mbabazi buriya afite ikihe cyizere icyo umuntu twari twashwanye ntitwavugaga rumwe yateguye impeta buriya yari yizeye iki ko ndi bubyemere. kubyemera ntabwo byari bindaje inshinga. ubu se iyo mbyanga mu maso y'abari abantu bose ari watumiye byari kugenda. iyo byanga nyine wari kuba ubyanze. impamvu ngewe nari nifitemo icyizere kandi njya mbikubwira impamvu nabaye igikara ni ukubera nagusengeye. ntabwo navutse ntigikara. ariko ujya mva ukuntu nagowe ubu iki gikara cyose ngo ni ngewe wagiteye. ni izuba ryo mu butayu. ngo yararaga atarenga usa n'ububeshyera. ni izuba ryo mu butayu. ngo nubwo wamubonye ukabona ijwi rye ridahura n'ubwiza bwe ariko umenye ko yagusengeye. oya nimba bipinga ni uwuhe mugabo utaragusengeye wagukunda nk'urukundo ngukunda. ariko byo nawe ariko nanone ntumbeshyire ngo nijya kutumye ibigikara. si wowe ni izuba ryo mu ariko nta butayu. kireka tubyoroshye ndakomeza mumurikire ko iyi nzobe yanjye mu minsi iri imbere azaba anyerera yarabaye inzobe kubera ko ubutayu nta kubusubiramo. ubutayu nta kiburimo nabuvuyemo. ubu ngubu ngira ngo urimo no kubibona. watangiye kunjyanira agasura. wowe ufite inshingano nkuru yo kurinda icyubahiro cy'umugabo wawe. mu cyubahiro cy'umugabo wawe harimo uko asa uko agaragara imyambaro yambara. urabona uyu munsi yaje yambaye ari simati kandi n'ibanga nubishije ariko byo ni simati nuko n'iyi myambaro yambaye yavuye Dubai. yewe noneho wabyakiriye ute kubona umunsi aguporopoje mu buryo butunguranye kandi mwashwanye wabyakiriye? nubwo bimeze utyo yageze igihe cyo kumuporopoza naramaze kumukunda. nyine umunsi wa mbere uwo munsi aguporopoza akwambitse impeta ya poropoze wabyakiriye ute? byaranejeje cyane ni ibintu ntari niteze. urumva ari inshuti zanjye nyinshi nawe n'iziwe zaje ni ibintu byari binejeje.
byaranshimishije cyane nubwo byari byanyuze mu nzira njye naje ndakaye nyine mfite umujinya wo kuvuga nabi bambuza kwikorera akazi ngo nintaye bwije ngo nitabe telefone ngo nta mpamvu n'imwe ngomba gutanga yuko telefone yacikiye mpaka ngombe mwitabe byanga bikunze nkumva nyine ni ibintu bimbabaza ariko nageze aha nabyibagiye nyamara kubona abo bantu bose n'imiteguro ihari ariko nariya mabushete tukiri aho ngaho menshi nubwo wenda nakubujije ibintu bya telefone we ntacyo byakorenze ntacyo uzi impamvu ari ntacyo njye nabonaga umbangamiye nose nari kubura kukubangamira gute urumve narabyukaga nkajya mu kazi nava mu kazi akaba umwanya mbonye wo guhamagara bavandimwe banjye inshuti zanjye niyo tukiganirira nabo abasheri bawe ba mbere kandi abasheri banjye bo nari maze kubareka n'abayobozi kubashyira ku ruhande kandi sinanemerewe kuvugira kuri telefoni saa 2 zageze yari yarabimbujije ngo saa 2 zuzuye telefone nyibike kandi we yampamagara na saa 5 nkamwitaba numva akarengane saa 2 sinemerewe kuvuga ariko we nampamagara sinyireke mwitabe ubwo nivaho kuki utanyitabye ikibazo gikomeye kandi saa 2 zagezera ubwo ntiyandenganyaga yarikundaga cyane yashakaga mwitaho wenyine ntabwo nikundaga nawe naragukundaga abarankundaga ariko ukanikunda cyane ati zambi ntabwo ukoresha telefone kimwe nuko saa 1 zuzuye ngomba kuba ndi mu rugo byanga byakunda akazi kose nawe nako saa 1 zuzuye ngomba kuba ndi mu rugo byatangira saa 12 ngati rwose hose irambangamira pe ubwo mba ngeze kwamira ibintu ubwo mba ngeze kwakira abantu cyangwa se abaje ndi kubahereza ibyo nabakoreye rwose urambangamira ati basi shyiraho isahita kubangamiye inzara bwishigishire rero kiriho saa 1 nayirandanira kuyubahiriza nazirenza rero tayari tukaba babiri ikibazo gikomeye cyane none tudatinze cyane numva proposal aba murapropose musizeho amatariki ko njye numva ku murenge ngo iyo abantu bafite gukora umurenge hari igihe bashwana burundu ukagira ngo uwo munsi bari butandukanye mwebwe ntabwo byabaye ku murenge we yarihebye yamaze kwiyakira ko namubenza ahari ntabwo nakiriye kwanga ntiwari ufite ubwoba njyewe mu bintu bibaho sinzi nimba ari ubusazi cyangwa iki ariko mu bintu bibaho ngira icyizere ubwanjye ntazi ahantu ngikora ariko ashobora kuba nyine hari umwuka wera ukorera muri njye Haleluya. ntabwo navuga ngo nibajije kwa nyanzi ahubwo nari ndi kwibaza umuntu uzi gahunda isaha ko bayitubwire hamwe gutakerewe ese byagenze ute iyo telefone washyize siransi tugiye gusoza n'ubundi nta cyizere yari yifitiye nareke kubeshya wayishyize siransi kugira ngo utaza kongera umukozi yego tubwire yarakererewe ku murenge yarakerewe kugeza ubwo muhamagaye numva no kumuhamagara biranze noneho ikintu cyamukereje si ntiwambaza ngo ni igiki nacyo turaza kukigeraho naribujije abandi binjiye muri sale kandi ndi mu bantu 3 ba mbere bageze ku murenge ndibaza umuntu ntaragera kandi saba batubwira twari kumwe buri kimwe cyose yarakize ntangira nyine kwibaza niyo mpamvu yabiteye se n'iki cyabaye gusa nta bwoba mfite bwo kuvuga ngo aranyanze n'ibiki ahubwo kajya kumva umuntu araje ngo edisi umusheri wawe mubuze ngo ubu wasaga yabivuyemo ndababwira ati ntabwo yabivamo ahubwo sinzi ikibazo yagize none se ari gufata telefone babwira ati telefone ari kuyifata ari mu nzira ze noneho rero ngira censi
gitifu aba atarava muri biro yewe, yego abandi binjiye muri sale baricaye, igihe kiragera mbona na gitifu aramanutse aragera, ariko gitifu sinzi akantu yibagiriye hejuru n'ubundi asubirayo haro hejuru, yego mu gihe asubiremo hejuru njya nabona ibintu ugataha yaje. ndabugutse. none ubwo grand frere niwe yahise ko agenda muramusanganira, azana ibyo ufite tugufashe, utangira nyine kumukora agaprotokole gakenewe, nuko birangira rero iby'umurenge bibaye. wowe wakerejwe neza. Yari umunsi ugoranye, yari umunsi uri buze ko w'ibyishimo, ariko mu ntangiriro wari ugoranye. Twari buve ku murenge duhita dukomeza kumanuka i Cyangugu mu myiteguro y'ubukwe. Urumva hari iminsi 5 iri bucemo yonyine kugira ngo ubukwe bukomeze. Urumve nabanje gushyira ibintu nyine mu nzu twagombaga kubamo, kuhategura ibitahanwa byose nyine kubyimukana mbivana mu rugo aho narindi mbigeza ku nzu. Ubwo ibyo birangiye rero byanterereje njya muri salo. Muri salo rero niho natindije, narahageze muri salo de coiffure. Yego, nagiye ngiye gusokoresha. Ni gute wagiye muri salo de coiffure kandi amasaha yo gusezeranwa yageze? Numvaga ntabwo yari yakagira neza, ahubwo nagiye habura nk'isaha n'igice kugira ngo nyine njye nabona guteganiza kuko Moni yuseku gaseku ndeba biryohera umutima wanjye n'umubandi manuvura ishema ryanjye, ni wowe mwambaro nambara nkaberwa. kuba kure yawe kuba kure yawe niyo ndwara yanzonga, ndagukunda mve ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, muva naguhobera gusa abantu tutifitiye icyizere rero. ariko kuganira ko icyo duhita umugwamo ari ariko muhobera shiri mu hano wakora ukajesi ukamuhobera kuri uyu munsi muyambiye. Wow, mureka abanza shiri mu muzirashize nayishyire tuzi tekane none ndagukunda, mutera imitoma ikuvuye ku mutima kuri uyu munsi. nta mutoma mutera ntakora mu nganzo nayinere ayinere imitoma bwe. yego noneho reka noneho twihutisha. urumva umurenge ugiye muri salo. Yego, yego navuye hano Nyamata isaha zuzuye. Telefoni ye rero sasa itangira kumpamagara, yampamagara mbwiye ko ahageze, njye ntarahaguruka hano Nyamata. uri kujya aza mu Gatenga Nyamata atarahaguruka. Nari ntarahaguruka we yahashye isaha zuzuye. Yego, gitifu yamaje abantu bose bahageze ari ngira ukubura. Sasa yarampamagaye kwera, icyo akora kandi namukoreye keza buri uzananshimire, ntabwo nigeze nanga kumwitaba. Yarampamagara ngo ati mfashe moto ndaje. Motari nawe ngo ati mvure motari fatiraho, nakererewe mbabarira. Ati mbabarira ntaza gukora impanuka ntware gake sinjya gukerereje. Motari rero mbani bambati singenda umuvuduko nasanzwe ngendera. Uyu hacagamo umunota ugeze ese umunota umwe arumva ndenze umutari koko, ariko nkamwitaba nkavuga ati hangane ndaje. Nahageze rero urumva byari byatinze nawe. Nahageze nsanga ari hanze na grafere wiwe n'abandi bantu nka batatu, bisa nkaho bihebye ko ntakije. Mbona yijimye mu maso harya ngo yabagikara kubera ubutayi, noneho cyari cyaje cyanyacyo yijimye, ariko bayumanye ururabo mu ntoki ahanze amaso mu marembo ariko umugeni yakinjira.
ubwo nyine mageze niho agatima kasubiye mu nda, ndamusuhuza mwisegura n'agatima barira natinze ariko naje. ubwo garafure yatavuga ati ntacyo ubwo hageze Imana ishimwe, ati dukomeze twakererewe. Urumva saho nabakuye mbese kuba nari mageze sibyo nari mbatabaye. ubwo nyine gahunda zirakomeza, ibirori nyine birakomeza, ariko pe nubwo yihagazeho yari ameze nk'umuntu wihebye babengeye ku murenge yambaye byarangiye. ntabwo mu bintu biba uzanabicunge. none ko nta n'iminota 5 yashiraga utampamagaye. Impamvu naguhamagaraga kwari kugira ngo bataza kuduha undi munsi, kandi urabizi ntaho twari dufite. None se reba nawe ahantu nari mvuye wari uhazi n'isaha ntahagurukiye wari uyizi, kuki utanyuzagamo mvuga ati wenda arahagerera igihe runaka ngo mbare iminota. Motari ahantu yabereye yagiye kubazengurutsa za Cosmos, kandi yari buzamukira hano kunoze hano hasi ko hano kuri za M Hotel, akazamuka no mu mujyi ajya kuzenguruka iriya za Nyamirambo Cosmos no ku Matara, aca inzira ya kure yongeremo igihe cy'ubukerere. Ariko rero turumva yari kubara akavuga ati umuntu hagurutse Nyamata, suppose ko yari moto barahagendewe n'iminota 20, akampamagara nyuma y'iyo minota. Kuki nta n'iminota 5 yacagamo, ata ntiyari afite ubwoba bw'uko namubenze. Wari ubufite hoya tureke ibyo wowe yashiramo iyo minota yashira, uzi ko uri kuri puresha yuko bashobora kugusubikira umunsi. kubera ubwoba bw'uko wabenzwe, umva shari wanjye, kubera ubwoba bw'uko wabenzwe niyo mpamvu. Nta bwoba nari mfite. Yari afite ubwoba. Ninde wabyishe muri rya jambo? Niwe yasubiyemo. Impamvu yo kubyica ni inyuguti nishe. Yasubiyemo. Byagenze gute? Haranditswe ngo umbarize impamvu, haranditswe ngo uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ukavuga abitegeka. Oya, naravuze ngo ibiteganya. Niyo ntashyizemo, niko kantu konyine nishe. Amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ngo ibitegeka. Basubiyemo kangahe? Birimo. Ni nka 3. Ndabivuga ni 3. Ndabivuga yakomeje avuga ko kajambo kagasubira. Ibiteganya nabisubiriyemo rimwe ahubwo haraho. None se ntabyo wabonaga kumva ko byari byanditseho? Kandi uzi gusoma no kwandika warize. Kubibana nari mbibana, ariko ni kwa kundi uba wumva nyine ushaka gukora ibintu ucunguze buryo umwete niho anayiteranyije. Rero no twicaye tutaragerwaho, urabona nitwe twari abageni bageze mu 8 ahari, nitwe basezeranyije nyuma. Namubwiraga ati shewe ngiye mfite ubwoba, se ubu ndabishobora? Agatambwira mu izina rya Yesu, umwuka w'ubwoba mu izina rya Yesu. Kamubwira ngero mpumurize, nyine numvaga ngiye mfite ubwoba bwo guhagarara hari imbere. Ariko naraguhumurizaga ukumva birasa. None ko cyari we waje gusubira. Nyine byarabaye ntibyabaye. Njye ntabwo nasubiye. Naraguhumurije birakunze. Byarakunze. Numvaga umutima utera cyane, nkumva nyine mfite ubwoba ndi gutitira. Kavuga sheri we ubwoba bwaje. Ndikumva ndabyibagirwa. Agatambwira izina rya Yesu, umwuka w'ubwoba. Nkanyabwa nkubitiraho bwaje. Nta cyizere nari mfite cy'uko ntibabasha guhagarara. Ugakongera ati mu izina rya Yesu ubwoba nibushire. Ariko Christine ko ahora yishimye, we ntabwo bijya bituma kumva n'uburi karume cyane, nta gihe kigera bikarangira nawe wamwenyuye cyane? Kwishima ndabigira pe, kandi buriya uretse ko ndapfa gusekera buri muntu, buri kintu cyose mbonye simpfa guseka, ariko kwishima biba muri njyewe. Nawe ubwo umubaza, ubwo nyine yari ikintu cyo guseka ndaseka, iyo ari ntacyo ntabwo nseka. Nuko mbayeho. Iyo yarakaye kugira uzamusetse gusa nk'iminota 30 nibura, kandi nanjye ndibwiziringa nkawe buriya iyo yarakaye ngerageza buriya ki bwose agomba aseke, yabyanga yabikunda. Nawe mutesha umutwe agaseka atari uko abikunze, ahubwo agaseka kubwitesha umutwe. urumva impamvu
araza abona nyine meze ukuntu akaza akanyondoranyaho ugasanga araje buri kimwe cyose nyine arashaka kuderanja nkareba nimukubita arababara kandi nta gahunda yo kumukubita afite ugahitamo nyine guseka ariko nyine bya bindi biraho kugira ngo utamukubita ni icyo ubundi mbishobora urabona ko bino bitwenge biba bisimbura inkoni n'ubundi hari igihe arya nyine aba yabaye se ntabwo umunsi umwe uzikanga wamukubise ubundi hari igihe anyuzamo akagenda ariko ari guseka nyine iyo amaze kwirekura nyine abona byamucanze ashobora no kuntera akanjugunya nko ku gitanda turiteshe umutwe akajugunya nka hariya ariko nyine iyo yabaye seriye rwose aba ari seriye nanjye rero mu buseriye bwe muba hafi ariko biba byiza nyine biryoshya urukundo rwayo bituma mbese nta gatotsi karuzamo iyo umwe asa n'usinziriye akabona umukangura biba byiza cyane none twongere noneho tugaruke mugiye mu bukwe noneho nyirizina nta bizazane mwagize ubukwe bwo bivuga yari urugendo rurerure twari dufite imodoka ikintu cyambabaje kurusha ibindi ariko abaduherekeje urabizi iwacu nyine ni mu cyaro bakora ubukwe bw'amaguru tugize ngo tujye mu modoka rero urumva mu kumanuka tujya gushyingirwa twazimanutse murumva abantu batarahura bose muri rusange ngo bahagurukire ahantu hamwe bose bahurira ku rusengero ubwo nyine twarasezeranye mu kurangiza tugiye muri resebusiyo dukomereje resebusiyo ati imodoka ntazo muri bugende miti n'amaguru mana yanjye nari nkwambariye agakweto karekare rwose agatimba gashashagirana cyane ati n'amaguru keza gute kari kanampenze barangije ati nta muntu n'umwe uri bugende mu modoka twese tugiye kugenda n'amaguru turirimbira umugeni wacu twishimira uyu munsi aho hantu hari hafi hari nk'urugendo mu mabuye mu ivumbi mu misozi harehare pe ndavuga ati ibi ntabyo hahandi twari dufite gahunda yo kujya kwifotoreza ku mazi kugira twinjire mu modoka nyine abafiye n'abagarisodaneri tugiye kwifotoza kuri ya mazi banga ko twinjira muri ya modoka ati mugende n'amaguru tujye kurya amafoto ku mazi kandi umwana akerewe abandi nabo turebye amasaha urumva rwa rugendo rubuze kuba rurerure resebusiyo yari burangire tugafatira n'ubundi itugarura hano i Nyamata mukarara mugarutse twari burayi tugarutse n'ubundi kuri uwo munsi w'ubukwe mwakoreye ubukwe Nyamasheke mukaba muri mufite gahunda yo kurara munageze i Bugesera izi kintu gitangaje hasi ni uburyo banze ko tujya kwifotoza ngo imodoka ngo ufite ibindi biraka twajya guhaguruka igakwana twajya guhaguruka ubukwe burangiye nyine tugeze ngo duhaguruke tuve mu rugo mu ntara tuze i Nyamata imodoka yange kwaka neza irabyanga bimwe bakuramo ariko imodoka yanze kwaka habanjeho kuba nyine icyo kibazo cy'uko banze ko tunayijyamo na mbere y'ibyo ngo tujye kwifotoza mu bukwe bwanyu ntabwo bigeze mwifotoza nta mafoto dufite na n'isaha udufoto two ku rusengero urumva barabuze abakecuru ababyeyi nyine bakuze bano bamama bose baba bambariye umugeni bamuherekeje ati bifotoreza aho ngaho bafata amafoto y'urwibutso noneho abageni n'abafiye bajye babona kujya ku mazi ibyo birabubwa amafoto dufite nayo y'ababyeyi baraje nyine baradufotora n'ababyeyi cyakora n'abafiye batangiye bamaze kuza hano bari nk'amafoto nk'abiri gusa dufitanye batavuga ati oya twebwe gahunda yacu ni ku mazi tugeze ku modoka dusanga burya bayibannye ati ntaho mujya turayimanuka n'amaguru turirimba tubabyinira tuzamuke n'andi watekereza ukuntu iyo foto ntari buze yasohotse isa ivumbi rihari ukabona ni ikibazo sinzi umwe wavuyemo aravuga ati ayo mafoto nimuyihorere muzamuke dukomeze resebusiyo birangira tubuze amafoto gutyo ntibumva nubwo ubukwe bwari ubwacu ariko abatugaragiye nibo bafashe bora dore igiti rero sasa barabategetse babuza kwifotoza
ubwo urumva hazamo ibintu byo kurakaranya ati kubera iki nta mafoto tubonye ntaci ati amasaha ari kudufata kandi shoferi wacu wari watumaniye afite ikiraka mu gitondo agomba kudushyitsa ahita akomereza mu kindi kiraka nabyo turabyumva turavuga ati nanone reka twe kumwicira akazi n'ubundi banze ko tugenda kare iyo baba bemeye tuba tunavuye no kwifotoza binarangiye tuba dukubise urugendo rw'amaguru nari nambaye inkweto ndende kuzigendera birarangiye neza byageze hagati kubera amabuye n'akavumbi no kugenda mu mabuye nyine n'inkweto ndende biranga sinzi umubyeyi wangubutse nzanira udukweto duciye bugufi wagenda n'amaguru aranyitangira rwari urugendo rurerure rugoye numva ntishimiye ntabwo nashakaga kugenda n'amaguru nyine ntabwo wavunitse cyane kuko nabonaga mugenda muvuduka mwiruka cyane ntabwo byabura ariko buriya nanyuzagamo nyine kuko umunsi wari wanjye n'uyu niwe bankomezaga akanga turarakarira abantu urabihindura hica icy'ingenzi gerageza wishime umunsi ni uwacu nabo tubanezeze kuko baratugaragiye nyine ngerageza kwikaruma hari impamvu nagombaga kandi na dote wagiye n'amaguru dote nawe yaje n'amaguru hari impamvu nagombaga kugira kumubwira kureka kurakara ubu uko abaye ari ukurakara ni njye wabanje kurakara hari amafaranga dutanga ku rusengero n'ubundi harakerewe kariya nawe ushaka barayatwibye barayatwara ariko uzi ko narengejeho umunota umwe watumye babasha bahuriye n'umushumba kuri moto dore zicyuzura wehe akimara kubona ko zuzuye bari bayabariye kare igisekeje njyewe nibura ibyo byari byoroshye umutipe wenda twari bushyingirirwe rimwe wehe yararize ararambwira ati reka nkubwira wirakara ndakwinginze watangiye urugamba rwo kuba umugabo ejo umugore atazakora agakosa gatoya kanamujwinyuza kubw'uko nta kundi nyine ubu watangiye kubaka nta rindi shuri utegereje hariya aho baraduhohoteye ntabwo twakerewe birangira nyine ngara agatima gutyo umunota umwe uwa kabiri gutya nibwo twaturi gusohoka mu modoka 25 babakira 20 mukirere umunota umwe mu rusengero uyu rero barandakariye kandi ntabwo tutari twagize ariko nta nubwo nakurakara ugereranyije n'uburyo nari burakara isaha nabyo wari ubizi ntabwo wari uyizi se ako kuki ari njye nyirabayazana no gukererwa ahantu hose nagiye numva yaba muri fiyansaye banza ndashobotse ntabwo ari uko udashobotse banza ndashobotse ibintu byose nibo ahubwo sinzi nyine ikibazo kiba gihari ariko ku munsi w'ubukwe ho bari bananiguye kare ntabwo kugendera kuri gahunda cyane niba akubwiye ngo ni iminota 2 hataburaho n'itsireyisiremu ahita aguhamagara ubwo nyine ya gahunda yageze nimba bayifashe telefone gutyo ari kubara iminota simbizi ariko igihe cyaracyubahiriza pe ni wowe nshaka kwiyumva ko twembi turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu icyo nzi cyo nagukunda njye ndagukunda yo icyo nzi cyo nagukunda genda gukunda yo narashize iyi ni couple nziza cyane ikundana byahebuye ni nkubwira ngo ubuzima bwabo buri cinematike cyangwa se story love mbese ni movie ariko y'urukundo kuko iyo bareba utujeste baba bakora tugira ngo bameze nk'aho ari abacteri yego none urugendo uruva Nyamasheke Nyabitekeri ntabwo ari urugendo rwaboroheye
challenge mwahuye nayo muri kuva noneho mu bukwe muvuye mu bukwe muza hano i Nyamata ni iyihe challenge? Ikibazo mwamaragize mu nzira cyangwa se utuntu twabagoye? Ikintu cyatugoye ni ugupfa kw'imodoka. Noneho yapfuye tumajije kwambuka Nyungwe yose tuyihetuye tugeze Nyanza ya Butare. Indi challenge twahuye nayo tugisohoka Nyungwe, Nyungwe yose irangiye pe, dutangiye kwinjira umujyi wa Butare, na tugeze za Huye tubona imodoka irapfuye. Turasunika, bamwe bakajya batera ngo igikoma, abandi igikoma gute? Nagakorasi ngo igikoma ngo sinzi ngo muki. Abakorasi bagateraga gute? Nyese korasi igikoma ibi. Hago ni umuntu twaturi kumugikunda. Kajya gombe kiriri. Ariko igikoma, yego igikoma. Yego, Igira turebe ko yashituka. Igira turebe ko yashituka. Birangira yanze. Yari murare bari kwiba. Karaga korasi kawo simurare. Kamurare Mugiye karirimbe twumve. Ntabwo nagashobora. Nanjye basunikaga nicariye mwumva kari konsetsa. Noneho rero igihe kiragera, imodoka tubona ko yanze, bahamagaza umukanishi arabura, dutegereze nyine ko aza kuboneka, aza mu masaa 11, tava gutya saa 12. Yego. So ku rugendo kubw'impuhwe z'Imana n'imbaraga z'Imana twabonye tuhavuye amahoro. Imana ishimwe cyane. Uzi ko twahagurutse Nyamasheke iwacu saa 2 z'umugoroba tugashyika aho twagombaga kuba saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa mwahagurutse saa 2 z'umugoroba tuhagera saa 6 z'amanywa. Numva urwo rugendo nk'urw'Abisirayeli ni amateka. Byari bigoranye cyane. None nta mutinyisha mugeze mugendana? Ntawe, ariko twagize umugisha. Marene wanjye buriya ni umubyeyi mwiza cyane, nabaha ndamushimira, yatubaye hafi nyine. Bivuze ngo urugo rwanyu ntabwo hagezemo umutinyisha? Nta wari uhari, gusa twariraga ku gihe, twogera ku gihe. Marene yarahatubereye. Twari twebwe ubwacu, gusa Marene yagize neza. Yagize neza, nuko nyine umuntu abivuga bikagera gute, ariko ni umuntu ukwiye gushimirwa, kandi ndabizi neza niyo tutamushimira ibihwanye n'ibyo yakoze, Imana izamuha ingororano. Izamuha ingororano, yaritanze. Ni abantu benshi bitanze. Kumukoresha wanjye njya mwita umubyeyi, uturuka Kigali, afite santafe, akazi Cyangugu, kuzayo bagura ikantu atazi ageze bwa mbere, nawe Imana igomba kumuha umugisha utagabanyije, izamuha umugisha mu byo akora, mu kazi ke ka buri munsi. Akora iki? Ni umucuruzi. Ni umunyabizinesi? Ni umucuruzi. Yego. Si we wenyine, abantu baduteye inkunga, Imana ibaha umugisha. Imana ibyumve cyane. So mushiki wanjye Mama Randa we, sinzi uburyo nabivuga, ariko nawe musabiye umugisha. Isi yose ibyumva ndawumusabiye. Ngo n'abavandimwe banjye, by'umwihariko umukunzi wanjye, Queen of my heart, God bless you. Avuze ngo iki we wize? Arakoze cyane. Yagusabiraga umugisha.
none ndawakiriye. mu rugo mugeze mu rugo muriyakiriye murabanye, ninde muntu ugira keya nyinshi? Muvuge ninde? keya nyinshi buriya nta mugore zigira. Abyumvise? aguha keya kumbura nyinshi? Sha nyinshi zirenze no kuba nyinshi. Nyinshi ni umwana mwiza, nzamugera akantu kera. Imana ishimwe. Afite ubwoba ko atajya azibona. Imana ishimwe, urakoze. Njya nzibona buri kimwe cyose ukora bakibona. Ubwitange ugira mu rugo rwacu njya mubona. Umuravu wose buri kimwe cyose Imana impumugisha. njya mbibona. Wow. Imana ijye kumpera umugisha. Amen. Yewe ninde muntu ugira amahane kurusha undi, ku buryo afite amahane ku buryo nta buryo bwo gutangiza? Njyewe ndayagira Ahantu zo gutanga amanota. ndayagira ariko impamvu nyagira ntabwo ari kuri buri kintu cyose. Ntabwo ari kuri buri kintu cyose, biba biterwa n'icyo ari cyo, ariko si ya mahane yatuma nza kurwana cyangwa kugira utariko. Iyo hajemo ibintu by'amahane nyine ndayagira kugira ngo ibintu bigende neza atari ukundi kubangana. Yego. Okay. Christine, yari yagutekera? Kwazi no guteka Arabizi? cyane. Ni nk'agaki ukunda ko nk'iyo ageze gutyo wenda agiye kubaka wenda ni nk'agaki ukunda akagutekera? Nkunda cyane cyane iyo yatetse ifi cyangwa se inyama y'inkoko. Urabikunda? Azi kubiteka pe, abirya ngahita mbimara. Ngahita mbimara, nkurikirana uburyo nyibagirwa ko nanahazi. Azi guteka cyane. Ndumva rero ari ibyo. Uyu munsi ni umunsi w'isabukuru yanyu, si y'amavuko, ahubwo si y'amavuko yo kuvuka, ahubwo ni y'amavuko y'urugo cyangwa se y'umuryango. Burya abantu babiri iyo babanye baba bavutse bundi bushya, baba bagiye kuba mu buzima bushya butandukanye n'ubwo bari babaye, baba bameze nk'aho bavukiye mu isi nshya y'urugo. Muri na mbere ndabashimira umwanya mwaduhaye, mwaje cyangwa se mwatwemereye kuba twaganira namwe. Imana ibibahere umugisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ikomeze ibashyigikire, ikomeze nabateze n'indi ntambwe. Burya urugo ni inzira ndende kandi y'ishyamba ry'inzitane. Uvuga ngo muri iyo nzira habamo amahwa, habamo ibiteye ubwoba. Urabizi mu rugendo haba ijoro hakaba n'amanywa. Ikindi kandi ibiba ku manywa bitandukanye n'ibiba nijoro. Bivuze ngo ijoro ryanyu ni bya bihe mubona mwagiranye ibibazo cyangwa se mwahuye n'ibibazo mu muryango cyangwa se mu rugo rwanyu. Amanywa yanyu ni cyagiye muriho mu mutuzo, ariko ibi byose yaba amanywa yaba ijoro ntihazagire ikintu cyaza hagati yanyu ngo kibakangare, kibatera ubwoba, kibatatanye, usange buri wese yirukira inzira imwe. Muzagume mu nzira imwe. Nicyo mbasabira ku Mana. Ikindi, urugo rw'ibisanzwe rwubakwa n'umwuka w'ubwenge. Yego udukeya babirimo, ariko iyo izo keya zose zije hakaburamo umwuka w'ubwenge wo kubasha gukumira no kurinda icyazana agatotsi mu rugo rwa rugo rurasenyuka. Noneho ikindi, urugo urumva nakunze ko muri mwebwe mu dukeya muhana harimo n'utuntu tumera nk'aho tugarura umuntu mu murongo tukamusubiza muri mudu yari yavuye muri mudu. Ibyo bintu nabikunze cyane, muzabikomeze.
ibindi rero abakunzi bacu ubwo bazabitubwira muri komenti, ariko iby'ibanze nari mbashije kuvuga ni ibyo. Ab'umugisha bo mwasabiye umugisha, Imana ikomeze ububahe, kandi namwe Imana ibaha umugisha kandi ibagure, ibageze kure aho mutaragera. Imana ibamurikira inzira naho muzabashe kwandura. Amen. Mwakoze cyane. Mwakoze.